Reka mwifurize kugubwa neza, mwifurize ibihe byiza cyane aho dukurikiye. Mvuge nti nanone umwaka mushya muhire. Ndizera ko mumeze neza. Ngwaye ikaze kuri iyi channel Reba Plus. Tugiye kujya tubagezaho ibiganiro bitandukanye, ibiganiro by'urukundo, ibiganiro by'imibanire. Impamvu rero itumye dutangiza ibiganiro ni ikibazo gikomeye cyane kiri muri societe nyarwanda. Hashize iminsi kumvikana ibintu bijyanye no kwiyahura, ukumva abantu ngo biyahuye hirya no hino mu gihugu, kandi ubushakashatsi bwagaragaje ko imwe mu mpamvu zikomeye zitera kwiyahura ari amakimbirane yo mu miryango. Aho rero hazamo kutumvikana hagati y'abashakanye n'ibindi bintu bifitanye isano n'urukundo. Ariko ibi bintu ntabwo tubishaka mu Rwanda ko abantu biyahura. Ntabwo dushaka ko abantu bagira ubwihebe, abantu biyanga, bakora ibidakorwa, ibidasanzwe, bakabaho nkaho nta cyizere cy'ubuzima. Ntimugacikwe rero n'ibiganiro bitandukanye. Ahangaha tuzajya tubagezaho inama zitandukanye, dukore counseling abantu bafite ibibazo bikomeye hano hanze. Abantu bararemerewe. Waba ufite ibibazo mu rukundo, umukunzi yakwanze, urugo ruri gusenyuka, ugiye gukora divorce, cyangwa se wabenzwe wumva isi ikurangiriyeho, waba ufite icyangiro ubona nta cyerekezo cyo gukora ubukwe, cyane ko muri iyi minsi bavuga ngo nta gikwe, cyangwa se ubona urukundo rumeze neza ariko nawe wenda ejo byakubaho bikamera nabi kubera ko turi mu isi hindagurika. Ushobora kuduha comments cyangwa se ukatwandikira. Tuzubaka ingo zari zisenyutse, tuzakomeza inkundo zari zisanzwe zihari. Ni hano rero kuri Reba Plus uri kumwe na muganga w'urukundo uzajya ugufasha muri byinshi bitandukanye. Icyo nagusaba rero ni ugukora subscribe ahangaha kuri Reba Plus, kandi ugakanda hari inzogera, kubera ko tuzakugira inama zitandukanye zagufasha mu bijyanye n'urukundo. Reba Plus tuguhaye ikaze aha ni iwanyu. Ariko hari abantu nabo bibaza ngo ese ntabwo umukobwa ukunda aho umuribwa urabona kwiyahura ariwo muti kuko niwo muti kuko nta kindi umuntu aba asigaje ku isi. Ufashe umuntu ukamwizera ukamutaha amafaranga yawe ukabona reka wihangane, sibyo? Wihangane tugire ikiganiro. Wiha umuntu ubutunzi bwawe bwose, amasaha yawe yose, ibintu byawe byose mu buzima ngo wiyibagirwe. Urukundo ruracyashoboka, Sandra, biracyashoboka. Reka mbifurize kugubwa neza cyane mwese abakurikiye Reba Plus. Ni bya biganiro bitandukanye bivuga ku bijyanye n'imibanire, ku bijyanye n'urukundo. Ahangaha rero tukaba tuje kubaka umuryango nyarwanda, tuje kubaka ingo zenda gusenyuka cyangwa se gukomeza izihari, ariko nanone tureba no ku bijyanye n'urukundo rw'abakiri bato, kubera ko umuririmbyi yararirimbye ngo indwara y'urukundo ifata abantu batandukanye kuva ku myaka 7 kugera kuri 77, aho yerekanaga ko ishobora gufata abantu batandukanye. Kuri uyu munsi rero n'ubundi muri kumwe nanjye muganga w'urukundo. Abakurikiye Reba Plus rero uyu munsi tukaba twazanye umwana w'umukobwa witwa Sandra. Ni umwana w'umukobwa ufite story ibabaje cyane, ndetse tukaba twamusanze atameze neza, ndetse ari mu bibazo bishobora kuba byanatuma yakwiyahura. Turavuga tuti ubwo twemereye reka tumuzane hano imbere ya kamera tubwire ibibazo bye. Reka rero tudatinze tuganire nawe twumve ibibazo bikomeye. Erega burya ibibazo bidakemuwe hakiri kare nibwo ujya kumva abantu bafashe imyanzuro rimwe n'imwe itangaje, ukibaza uti wa muntu narinzi niwe wakora ibi. Ariko nawe ushobora kubura aho uzingura muzima, nta kibazo, urakomeye, ukanga kuvuga ibibazo ufite. Nyamara uramutse ubivuze wasanga umutima wawe wabohoka, maze ubuzima bwawe bukamera neza, ibibazo bitandukanye bigakemuka. Sandra, amakuru? Urambwira iki? Abantu muri abagome, nta rukundo mugira, muri abagome. Buretse wenda turabigeraho, reka tubanze tuza gatoya. Reka ubanze utubwire story ukuntu imeze. Ibyo ari byo byose ntabwo abantu bose ari babi, kandi kuba twakuzanya ahangaha no kugira ngo twumve uko bimeze
maze tukugire inama cyangwa se turebe icyo twakora cyangwa se ubuhamya bwawe bwafasha n'undi muntu ari wese hano hanze. Aho umurimbwa nta bitekerezo mugira ngo wamushaka gukomeretsa imitima y'abakobwa gusa. Birumvikana ko Sandra yarakomeretse cyane kandi aravuga ko abahungu bose ari abagome. Wenda sinzi niba wabasha kumbwira story yawe cyangwa se ukabwira abadukurikiye story yawe muri make. Iyo story simba nshaka kuyisubiramo kuko narakomeretse ubu nakabaye ndi nko kwa Makuza umvase. Kwa Makuza kandi ubuse urabona kwiyahura ari wo muti kuko niwo muti kuko nta kindi umuntu aba asigaje ku isi ifasha umuntu ukamwizera ukamutaha amafaranga yawe yarangiza ukabona uretse gatoya byatangiye gute? Sinzi niba wumva umutima wabohotse ku buryo watubwira ukuntu byagiye bigenda. Ntabwo nabona ikintu nakubwira kuri uriya muhungu gusa yarambabaje bidasubirwa. Wari wanyemereye ko wabwira abadukurikiye ukuntu bimeze. Okay, reka tubigenze gutya, reka wenda iyi story nyivuge muri make, nawe araza kugenda twunganira. Biragaragara ko bitoroshye ariko ihangane, sibyo? Ihangane tugire ikiganiro. Turagushimira mbere na mbere ko wemeye ubutumire bwacu, kubera ko iyo umuntu abaye mu mutima ntabwo biba byoroshye kuba yakwemera kuganira cyane cyane nko kuri kamera gutyo. Sandra rero avuga ko yakundanye n'umuhungu ndetse barakundana bikomeye cyane, abantu bari babazi mu buryo bukomeye, ari couple ihitinga niba ariko navuga. Barakundana mu buzima butoroshye. Sandra ari umucuruzi, umuhungu yifuza gukomeza amashuri. Sandra agira umutima wo kuba yamufasha kugira ngo yige kaminuza, ariko nyine burya ngo inzira ngo ntibwira umugenzi. Bana ukanyibutsa iriya mbwa yaramemukiye mana abahungu murabagome. Ariko Sandra ntabwo abantu bose ari kimwe, sibyo? Ihangane, ntabwo abantu bose ari kimwe. Niba uhuye n'umuntu akaguhemukira ntabwo ahita atanga ishusho ku bandi basore bose cyangwa abandi bagabo bose, sibyo? Nyumva Sandra, sibyo? Sandra rero reka mubwire, nari ntarabasoreza kuri iyo story. Muri make yaje kumurihira amashuri ya kaminuza, biza kurangira Sandra amwishyuriye, ariko ku munota wa nyuma abona save the date. Abona umusore yasohoye save the date n'undi mukobwa, kandi noneho ahangaha iyo mpageze nanjye numva bikomeye cyane. Save the date noneho n'umukobwa w'inshuti ye, kandi barabibahishe igihe kirekire. Sandra rero nk'umuntu birumvikana yagomba kugira amarangamutima, ariko nyuma yo kumenya iyi story turavuga tuti reka tuganire, kuko yafataga gahunda zitandukanye, inshuti ze n'izaje zikimubona. Sandra rwose yari yabuze kuri telefone, byatugoye kugira ngo tumubone. Abashuti be ba hafi batubwira yuko ibintu bitoroshye, ko atameze neza, ariko kubw'amahirwe yemera kutuganiriza. None Sandra reka nkubaze, ubundi mujya gukundana uriya muhungu kugira ngo ujye kumwishyura amashuri n'ibindi bintu byose niwe wabigusabye cyangwa ni ubushake bwawe? Oya, byari urukundo nyine, nari namukiriye, njye naracuruzaga aribwo ndangira kwiga segonderi. Mubonye amafaranga nyine njya gucuruza ibintu by'imbuto, ngo turakundana, bimaze kumemukira nyine. Sandra, wamenye ute ko uyu muntu ari we mukwiye kubana? Wari wamukundiye iki, cyangwa se niki cyari cyatumye mushima mbere hose kugira ngo abe ariho wumva ukunze? Niba navuga ngo ni ubugoryi, ni kwa kundi uri umukobwa uvuga ngo urashaka imboga, ari umuhungu uryoshya, nibyo rero namukurikiyeho nta kindi. Wabonaga ari umuntu mwakwishimisha mukarya ubuzima, biza kuvamo urukundo? Biza kuvamo urukundo, rero turakundana. Ejo n'umva nagiye kumara amaguzi ndetse ndabitsa kuko Sandra, icyambere nakubwira, icyambere nuko wakwihangana. Uriya ntabwo yari uwawe. Iyo umuntu ari uwawe nta hantu ajya, ikiri icyawe nta hantu kijya. Ntabwo umuntu wawe ugukunda by'ukuri buriya yagenda, ahubwo numva ukwiye gushimira Imana kubera ko
n'umuntu wari kuzaguhemukira wenda mu bundi buryo mwaramaze no kubana, ariko icyambere ugomba kwikuramo Sandra, ntabwo abagabo bose ari babi, ntabwo abasore bose ari babi. Abagome nta cyiza na kimwe cyanyu, muri abagome. Oya Sandra, okay, ndabyemera ko bamwe muri twe ari abagome, ariko ntabwo twese, sibyo? Wenda wahuye n'utari uwawe, wahuye n'urukweto rutari urwawe, numva bavuga ngo inkweto igira iyayo, ariko hari igihe umuntu akwiyoberanyaho. Ese nta bimenyetso waba warigeze ubona hagati aho bikwereka yuko ashobora kuba akubeshya, cyangwa se uriya mu nshuti wanyu ngo ujye ubona hari uburyo baganira, cyangwa se bari inshuti rimwe na ubundi? Kuki yamenyanye na mushuti wawe cyane? Mushuti wanjye nyine yari mushuti wanjye, bya bindi biri deep numva atambabaza, ari wa muntu nyine ungira inama mu bakambwira ati bikore gutya na gutya, nyine ntabwo natekerezaga ko yashobora kuba yabikora. Birababaje, ariko reka nkubwire, haracyariho icyizere ko wakongera kubona urukundo. Ibyo nabyo urabyemera? Urabyumva? Kubera iki? Numvaga ko ari urukundo rwanjye rwa mbere na nyuma birangira na wamukiye. Abakurikiye Reba Plus murabona ko ntabwo byoroshye habe na gato, ariko ikintu cya mbere umuntu yavuga nuko mu rukundo ikintu umuntu agomba kwitega nuko mu gihe cyose utarambikana n'umuntu impeta ngo mwiyereke ababyeyi mukore ubukwe ubone wa munsi warangiye, ntabwo bari byiza cyane kumwizera cyane ngo mwimariremo, cyangwa se umukorere ibintu bitandukanye wenda nkaho mwamaze kubana, kubera ko kwizerana ni ikintu kimwe ariko kirimo na riske ikomeye cyane. Ni ikintu umuntu ashobora gukora, ariko numva byaba byiza umuntu agiye afasha umuntu nk'uko wafasha n'undi muntu wo ku ruhande, ukavuga ati uyu muntu ndamukunda yego, ariko nubwo yampemukira ntabwo nzicuza kuko nzaba naragize ubugwaneza. Ariko mu gihe waba umufashije wizeye neza ko muzabana cyangwa aricyo wishyizemo, icyo gihe nicyo kintu gishobora kugukomeretsa. Sandra, ndakeka ko ashobora kuba aricyo kintu wari warishyizemo, uvuga uti uyu muntu tugomba kubana byanze bikunze. Wumvaga ayo mashuri azabagirira akamaro mu rugo rwanyu, aricyo kintu wishyizemo. Ntabwo watekerezaga se ko bishobora guhinduka? Ntabwo nabitekerezaga kunduka, ariko twiyereke abantu bagira imitima itandukanye. Numvaga ibyo namukoreye bihagije kuba twabana, nta wundi mukobwa yakunda. Wumva nakurira umuhungu yiga kaminuza umumenyera, none yanabaga na hostel yabaga inyuma, ndavuga ngo hostel ugenda ujya kuba muri ghetto nzayishyura. Urumva rero kumva ko uwo muntu yakwanze nyine bitera igikomere cyane, biragoye kubyumva no kubyakira. Birumvikana kuri mu bihe bitoroshye. Nihe myanzuro wumva wafashe, cyangwa se ni iki wumva kikuri ku mutima aka kanya ushobora kuganiriza abadukurikiye? Imyanzuro yanjye ni kwiyahura, kuko nta kindi kintu nsigaje ku isi. Oya Sandra, kwiyahura bibi. Nta kintu na kimwe nsigaje ku isi, byose byarandangiye. Sandra, ntabwo umuntu umwe ari we ufite ubuzima bwawe mu biganza. Sandra, ubuzima burakomeye. Bwararangiye. Reka nkubwire Sandra, ntabwo natesha agaciro amarangamutima yawe, kandi n'umwanya wafashe ukamukunda wamubereye mwiza. Cyo nicyo kintu cya mbere udakwiriye kwicuza. Ntabwo wigeze umuhemukira, ntabwo wigeze umugirira nabi. Cyo nicyo kintu cya mbere ugomba kwiyumva mu mutima wawe. Ntukicuze kugira neza. Buriya iyo umuntu umugire neza akaguhemukira, ubu mwigiyeho isomo, ariko nanone niwe usigarana urubanza rukomeye cyane mu mutima. Ngira ngo reka mbabwize ukuri, guhemuka ntabwo binezeza mu mutima, nta nubwo bitanga amahoro. Ibyo ngibyo reka nkubwire biri kukubabaza muri iki gihe, ariko you have to move on. Ugomba kubirenga ugakomeza ubuzima, kubera ko ubuzima burakomeza. Ushobora gukomeza noneho ukagira ubuzima bwiza, ukabikuramo isomo, ndetse ukamenya noneho ubutaha ko wakwitwara. Biragoye ariko birashoboka, sibyo Sandra? Biragoye ariko kwiyahura byo bikuremo kabisa. Oya, nta kindi nsigaje gusa. Oya, no nyine mapfa nkamenya ko Sandra, wari uzi ko kwiyahura ari ubugwanyi? Wari uzi ko kwiyahura ari ugutinya urugamba? Wari wabona umuntu wageze ku rugamba agatsindwa,
uwo nguwo ni umuntu wiyahura, niko twamugereranya. Ni umuntu ufashe icyemezo cyo kuvuga uti ibi bintu biranze bivuyemo. Kwiyambura ubuzima no gutsindwa. Ahubwo umuntu ukomeye mu mutima ni umuntu urenga ibyamubayeho, ahubwo akabikuramo isomo rikomeye cyane mu buzima. Sibyo? Ubusara amafaranga nari mbuze ikindi najya kuyakoresha ku buryo navuga ngo amahumva ngiye kwiyabara nta kindi nsigaje ku isi, nta na kimwe. Sandra, wenda ikindi kintu navuga, ukwiye gusenga ukiyegereza Imana mu gihe nk'iki ngiki, nabyo birafasha. Kubera ko hari igihe nakubwira aya magambo ariko bigasa nko kumena amazi ku rutare atari bwinjire, ariko uramutse usenze ukagira n'icyizere cy'uko ubuzima buzamera neza. Hari igihe umuntu yambara urukweto agira ngo nurwe kandi rutamukwira. Hari igihe wibeshya ku rukweto ugasanga ikirenge ni kinini agakweto ni gato, cyangwa igikweto ni kinini akarenge ni gato. Amaso rero aradushuka, sibyo? Ariko hariho icyizere cy'uko wakongera kubona umuntu ugukunda, sibyo? Ikintu wakuramo nuko wakwirinda kuzajya uhita urekura amarangamutima yawe ku muntu mutari mwagira intambwe ikomeye, sibyo? Ariko ihangane, sibyo? Mutari mwagira intambwe ikomeye mugeraho. Ibyo ukorera umuntu bimukorere nkaho ubikoreye umunyamahanga, ariko nuko wagira ubugwaneza. Ariko nubikora umutezeho inyungu, aho niho umuntu akomereka. Nugirira umuntu neza ukamwishyura ishuri kugira ngo akubere umugore, cyangwa se wizeye ko azakubera umugore cyangwa kubera umugabo, numusohokana kugira ngo nawe azagusohokane mu rukundo, aho ngaho hari igihe umuntu ashobora kukubabaza. Wikwemerera ko umuntu akubabaza, wimuha amarembo yakwinjiriramo akubabaza. Ahubwo rinda umutima wawe, icyo ukora cyose ukimukorere witeze ko nubwo yaguhemukira uzasanga ukomeye. Funga imiryango y'umutima wawe ku buryo adapfa kwinjiramo uko abonye, ahubwo yinjiramo uko wamweretse cyangwa se aho wamwemereye. Ni ukuvuga ngo umwana w'umuntu agira ibyumba byinshi mu mutima we, ariko niwe utanga uburenganzira kugira ngo umuntu yinjiremo. Nta muntu wakwinjira mu mutima wawe utamwinjijemo, nta n'umuntu wageraho utamugejeje. Ariko rero wiha umuntu ubutunzi bwawe bwose, amasaha yawe yose, ibintu byawe byose mu buzima ngo wiyibagirwe. Ni ukuvuga ngo nawe wenda si ukugucira urubanza cyangwa iki, wari ukwiriye kuba warubatse bizinesi yawe ku buryo umutera inkunga nawe akishakira andi mafaranga ku ruhande, akumva ko ari ubufatanye. Ariko kuko yabonaga ibintu biza gutyo gusa, biza bimusanga, rimwe na rimwe ashobora gutekereza atuye umuntu. Ariko wari uzi ko hari abatipe bakura ibyinyo we? Wari uzi ko abasore hano hanze bari gukura ibyinyo? Jewe biba binantangaje pe. Ubundi ibintu byo kurya amafaranga y'abantu bakundana, njye nayo mbizi umva bivugwa ku bakobwa bamwe nabwo, ariko ntabwo nzi ko umusore yakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ikigaragara yamukundiye icyo yamuhaga. Sandra ntabwo yigeze agukunda. Uyu muntu yari yakwiriye ahubwo kuva mu buzima bwawe, ahubwo ni ukwishima kubera ko uyu muntu yari kuzamuhanda bikomeye. Noneho akaguhanda, noneho murarana mu gitanda sha wumve, akaguhemukira mwamaze kwiyereka isi. Ariko reka nkubwire, sibyo? Komera, kwiyahura ntabwo ari wo muti, sibyo? Kwiyahura si wo muti. Kwiyahura ni bibi cyane. Kwiyahura ni bibi, sibyo? Nyemerera kwiyahura bivemo mu bintu utegura. Muganga w'urukundo nicyo tubereye hano, iyi cano nicyo yaziye kugira ngo twumve ibibazo byanyu. Ariko ikintu nakubwira, ntukongere kwizera umuntu ngo umuhe ibyawe byose mutarabana 100%, sibyo? Ujye ubikora wisigariza akanya. Burya hari igihe ushobora kwibagirwa ahantu uzahungira, ukifungirana. Ni nko kubaka inzu ugafunga imiryango n'amadirishya ukanisakarira hejuru. Ntabwo yabikwiye, sibyo? Ariko komera umutima, sibyo? Urukundo ruracyashoboka, Sandra, biracyashoboka. Ariko sinkubwiye ngo uhite urujyamo aka kanya. Banza utuze, sibyo? Yego, banza utuze wiyubake,
nawe azajya abona ko wari umuntu w'agaciro, abone ko hari ibintu by'ingirakamaro wagezeho, sibyo? Bareke rero bakora ubukwe bazahirwe. Ikindi kandi ugomba kumubabarira. Wari uzi ko ugomba kumubabarira? Wari ubizi? Biragoye ariko nibyo bizakubohora umutima. Ibyo bizakubohora umutima. Icyo nakubwira cy'ubuzima buracyashoboka Sandra, sibyo? Ibintu byo kwiyahura, byo kujya kwa makuza, ibintu byo kujya mu nkundamahoro cyangwa n'ahandi, rwose uwo si umushinga. Kwiyahura si umushinga, ntabwo ari ubutwari pe. Ni ukumera nk'umusirikare utsinzwe ku rugamba, agata urugamba. Ubu usize n'ikimwaro mu nshuti zawe, mu muryango n'ibindi, sibyo? Kwiyahura tubikuremo, uranyemereye, sibyo? Ikindi cya kabiri, biracyashoboka ko wabona umuntu ugukunda. Kurese nabona umuntu wenda nanjye inshuti zanjye zamvuyeho, abona ari mfite nabo nabirangaga ngo mfite ubukwe. Nese wari waramuteguye burya? Mwari mufite? Oya ariko reka mubwire, niba warakoze n'amakosa, umuntu agirwa n'amakosa, ariko icyambere mu buzima ni ukumenya gukosora ibyo wakosheje. Kugwa bibaho, ariko kubyuka nibwo butwari. Kandi ikindi, kudahora hasi niko kwereka uwakubabaje yuko nawe uri umuntu kandi ukomeye ku giti cyawe, sibyo? Hano hanze hari abasore nabo bababajwe, bakeneye abakobwa bababajwe kugira ngo bahure bahuzanye, kuko buriya ntibazakubeshye. Umuntu udafite amasomo y'ubuzima ntabwo yamenya kukugira inama. Icyo akora, ashobora kuba yakugira inama ariko nawe yagera ahantu ntimuhuze. Ariko hari abantu nabo bibaza ngo ese nabona umukobwa nkunda. Abo bantu rero barahari. Dore nka buriya wari umaze iminsi wihebye, umutima warawufungiranyemo ibintu bitandukanye, hari igihe kigera bigaturika. Umutima rero, umutima ntabwo ari uwo kubikwamo ibintu bibi. Ibintu bibi urabisohora, wenda ntiwabibwira buri wese, nuko wagize ubutwari bwo kuza kutubwira, ariko umutima ugomba kuwukuramo ibintu bibi. Turi muri 2022, umutima wawe ukuremo imyanda, imicafu, ibintu byose bikubabaza. Utazasanga nawe ubwawe wagiye kwiyahura. Uko ari umuntu ushobora kwiyahura nawe agasanga uburyo yafashemo uwo mwanzuro buratunguranye. Hari abantu bajya bafata imyanzuro itunguranye, ugasanga umuntu afite agahinda, arababaye, rimwe na rimwe agafata n'inzoga cyangwa n'ibiyobyabwenge akiyahura atanabitekereza. Nawe ugatazi iyo myanzuro yafasha ariye. Kubera iki? Wagiye ubika ibintu bikomeye bitandukanye. Shaka umuntu uganiriza, siko bimeze. Sandra rero turagushimiye cyane ko wemeye kuza kutuganiriza, ariko komera, gahunda yo kwiyahura ivemo, gahunda yo kwiyanga ivemo, sibyo? Dore nubwo uri kuri iyo myaka 31, ariko ibyiringiro biracyahari, sibyo? Ntabwo rero urasaza. Na bya bindi nyarumva abantu bavuga ngo umuntu umukobwa ngo yashaje, ngo yagize. Reka mubwire, mu gihe umuntu yumva igihe kitaragera cyo kuba yakundana, nta mpamvu yo kwishora mu rukundo. Uziko arimo kwishora mu ruzi urwita ikiziba. Urukundo rutateguwe ni nko kwishora mu ruzi urwita ikiziba, kuko ushobora kugeramo ugasanga nawe ubwawe ntabwo uzi ibiri kukubaho, ngo uri kugira ngo abantu bakurebe neza. Oya, ntuzishimire ko abantu bagushima wowe utishimye, ahubwo uzaharanire ko umutima wawe unyurwa. Waba ufite imyaka 20, waba ufite 30, icyambere ni ukubana n'umuntu washimye kandi ukabijyamo witonze, ukirinda guhubuka, none ukazagenda wirekura gake gake kugeza ubwo muzabana. Wamara kubana n'uwo muntu rero, ubundi ukamurekurira byose, ukamwegurira byose, naho ubundi gukundana ugahita wirekura umuntu ni ikibazo, sibyo? Urirekura ariko ukisigiramo akantu ko kuvuga ngo ntabwo nagenda buhumyi, sibyo? Iryo rero ni isomo ry'ubuzima, ni ibintu bizagukomeza. Reka rero tubashimire. Sandra ndagushimiye cyane, sibyo? Komere mu mutima. Reka tubashimire kuri iki kiganiro mwemeye kureba. Niba nawe utarakora subscribe hano kuri Reba Plus uyikore, tugane ku musozo. Ikiganiro ntabwo turi bukigire kirekire cyane, tuzakomeza kuganira, ntabwo ibintu byose twabirangiriza ahangaha. Turi kugira ngo abantu batureba bakuremo inyigisho, kandi ufite ibibazo nk'ibyo yumve ko atariyo
mpera cyangwa se ariryo herezo ry'ubuzima bwe. Mwabibonye rero twari turi mu bujyanama, twari turi kugira inama umwana w'umukobwa wakomeretse umutima, ufite ibibazo bikomeye, twari turi gusana ibyangiritse ndetse tureba uburyo uyu muntu yareka gufata imyanzuro imwe n'imwe ikomeye, harimo no kwiyahura abantu benshi bari gufata muri iyi minsi. Turizera rero ko nawe niba ufite ibibazo bikomeye rwose wagira icyizere ukumva yuko ubuzima bukomeza, kandi niba koko wumva wagira courage ukatubwira tukaba twakuganiriza cyangwa tukaba twagusura, nicyo tubereye aha ngaha ni ukukugira inama, ni ukugufasha, ni ukukurema umutima, ariko tunakubwira ibintu bizima byagufasha. Muri make rero twishimiye yuko uyu mukobwa agize icyizere cy'ubuzima. Tuzakomeza dukurikirane turebe uburyo abayeho, tumuganirize turebe ari kubana gute n'inshuti ze, mu buzima busanzwe bimeze biti. Hagati ariko reka mbibira akabanga, uyu mukobwa urumva ko akeneye umusore umukunda by'ukuri. Nituramuka tubonye umusore umukunda cyangwa se witeguye kuba yatanga urukundo ruzima rutaryarya, umusore ushobora kuba yahoza amarira uyu mwana w'umukobwa, ushobora kuba watwandikira hano muri commentaire, ubundi azabahuza, ubundi mugakundana, tukabubakira urugo, tugafatanya namwe nyine nimwe muzarwiyubakira, ariko tukabagira inama cyangwa se tugafatanya tugashyira hamwe. Burya urugo rwubakwa ku bufatanye n'abantu babiri, ariko hari n'undi ushobora kuza kugira inama nzima, inama nziza. Ntawamenya, umuntu ashobora kuva hano rwose yarababaye, umunsi umwe akazagaruka wenda yarahuye n'umuntu umuhoza umutima. Reka no tubashimire cyane, twizera ko muzakomeza kubana natwe. Kanda subscribe ahangaha kuri channel ya Reba Plus. Wari uri kumwe rero nanjye Boni Buranga, ndi muganga w'urukundo. Tuzajya tuganira mu bintu bitandukanye bibafasha kubaka umuryango nyarwanda, twubaka imitima, dusana imitima yakomeretse, ndetse dukomeza n'iyari ikomeye kugira ngo irusheho kumera neza cyane. Mukomeze kugira ibihe byiza.